muraho. Ibihe byiza. Ibihe byiza ni ukubaho utuje, umeze neza, wishimye, nta kibazo ufite, yewe n'ibibazo ufite nta kintu na kimwe bigutwaye, nta nicyo bivuze, kubera yuko ufite ubushobozi bwo kuba wabikemura. Amafaranga. Ufite amafaranga wakemura byose, ibibazo ufite wabikemura, inshuti wazibona, wabona ibyishimo, yewe n'icyubahiro wagihabwa, bitewe nuko n'ijambo ry'Imana bivuga ngo iyo ubashye Imana nayo irakubahisha. Kukubahisha nta bundi buryo, ntabwo ari ukugutumbagiza cyangwa se ngikuterure abantu bakwishimire, ahubwo ni ukuguha kimwe mu bigize ubuzima bwacu, amafaranga. Nkomuje ku mafaranga uhita wumva nawe uyakeneye. Yewe nubwo ufite amafaranga menshi, abenshi bahora bishimye, batuje, banezerewe, bafite n'amafaranga, ariko baharanira kubona yandi. Uyu munsi wowe urayabona, ufite yose ugahita uyarya ukayamara, ukumva n'ejo ntuzayakenera. Ariko icyo bita ubukire cyangwa se ubukungu, kugira ngo ubukireho cyangwa se uhorane amafaranga, ni uko umenya agaciro ko kubyaza amafaranga, amafaranga akabyara yandi. Niba ufite umugore wawe ari 1000, ugaharanira kugira ngo wa mugore wawe abyare undi mwana 500, ubwo ugize 5, kugira ngo ugire 2, ubwo urumva no kugira abana 2. Birashoboka koko ugize abana 2 warya umwe, kuko wasigarana umwana n'umugore. Ubwo ngubwo ndi kuvuga ibyo ngibyo, uhita utekereza ibindi, ariko icyo shatse kuvuga ni ibijyanye n'amafaranga. Ufite 1000, korera 500, nubona ndi 500, ushake uburyo wabona ndi 500, ubone kurya 500 usigaranye 5, icyo gihe uri mu nyungu. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo wabona amafaranga, uburyo wabaho uri umukire. Uwo tuzakomeza kugendana umunsi kundi kuri Mr Peace, ndahamya neza yuko igihe kitari kera kugira ngo uzabe wakize, umeze neza, wishimye, nta kibazo ufite, we n'abafite ibibazo bakugana ukabafasha gukemura ibibazo byabo. Nge nitwa Mr Peace, aha ni kuri Mr Peace Rwanda, wahisemo neza cyane. Ndabasuhuje yemwe abarubi, nasuhuza aba pioneer, by'umwihariko Pi Network, kubera ko nzi neza yuko igiye gutuma mubona inshuti, mubona ibyishimo, ndetse n'andi makoye nagiye atandukanye. Yemwe aba CBDC, abanyarwanda muri rusange, mwese ndabasuhuje cyane. Twagiye uyu munsi tugiye kwiga uburyo bwinshi wabona amafaranga, uburyo bugenda bukurikirana bwo kuba watunga amafaranga, cyangwa se wagera ku nzira njyabukungu, cyangwa se wakwinjira mu nzira njyabukungu kandi ukayigumamo. Barekere mu bukene. Key Vempo, interuro ngufi cyane yahawe izina ry'ikiganiro cyazengurutse imbuga nyinshi za internet. Ataraha gusa, ahubwo ikiganiro cyahinduye imitekerereze y'abantu benshi ku mubumbe w'isi. Key Vempo, barekere mu bukene. Ujya wibaza impamvu ukennye, kandi mugenzi wawe munganya imyaka, mwaturutse ahantu hamwe mu giturage, aho ngaho mu giturage cyakure, hahandi bavugaga ko mwirwa muhinga cyangwa se mwirwa muragiye amatungo. Yewe ukababona mugenzi wawe yarakize, kandi mwariganye, mwaricaye ku ntebe imwe, unamurusha n'ubwenge, ukabona arakize. Ese ujya wibaza uburyo abantu bakorera muri za office nziza zigiye zitandukanye zihumura, hatikoraho, harimo ibyuma bikonjesha, air condition cyangwa se climatiseur, bitewe n'ururimi rwawe uvuga. Mu by'ukuri ukabona ari abantu bameze neza cyane, bishimye, aho baba bagenda bifatira akayaga mu ma office yabo, bakanenderwa umutekano aho bakorera, usanga badakize bihambaye, ndetse barushwa amafaranga n'aba bantu ushobora gusuzugura. Warugize ngo nibo ngiye kukubwira ko ari abakire. Ntabwo ari bo, ahubwo babandi ushobora gusuzugura ugasanga nibo batunze amafaranga menshi. Twese twakuze tubwirwa yuko umuntu ushaka kubaho neza agomba kujya mu ishuri akigana umwete. Ubanza mbere ni nako byari bimeze. Twakuze tubona insinga za telefone, amazi n'amashanyarazi binyura ku muhanda bigenda, bigatungoka ku rugo rw'umuntu wakize ukora renta. Nibo babaga bakungahaye cyane mu gace kiwanyu, bakanakungaza imiryango yabo. Ikindi nuko bano bantu basangaga basobanukiwe ibintu byinshi, byaba iby'ubutegetsi, ubukungu ndetse n'ibindi. None ubu ngubu niko bikimeze. Abantu babaga bazi kuvuga igifaransa neza kandi cyinshi, bakora muri leta, ndetse bakaba baziranye n'abazungu b'Ababiligi cyangwa se b'Abafaransa. Baravugaga bati bari abacuruzi bakomeye ni injiji, bakanabisubiramo bavuga ko umuntu ucuruza ari umuntu w'injiji cyane. Bajyaga bavuga yuko umuntu wananiwe gukora akazi ka leta wese, cyangwa se utarabashije gukomeza amashuri, ari ugana mu byo kwihangira imirimo no kuba umucuruzi. Ni nko kugerageza kuvuga ko umuntu utakorera leta nta bwenge azi, atanatekereza neza. Ibyo murabizi neza cyane. Uyu munsi sari watinyuka gusubiramo interuro uvuga ngo abacuruzi bura ninjije. Ntabwo baguseka gusa, ahubwo banakujyana mu nkiko ukajya kuburana ayo magambo wavuze. Byaba ngombwa bakagufata nk'umuntu utuzuye mu mutwe, bakakujyana kwa muganga kukuvuza. Ntabwo wabyumva. Nanjye ntimunyumve nabi. Key Vempo, baheze mu bukene. Bareke babeho bakennye. Ninde wavugaga ngo bareke babeho bakennye? Ni bande babwirwa ko bazaguma bakennye?
uvuga ibiwe ninde? Nabwo wabyumva. ngo wahe ikaze mu kiganiro cyacu cy'ubukungu. Hashize umwaka Bwana Robert Kiyosaki atanze ikiganiro cyamamaye cyane ku rubuga rwa internet rwa Motivation Hub. Robert Kiyosaki ni umushoramari ukomeye cyane w'umukire w'umunyamerika washinje ibigo byinshi by'ubucuruzi birimo na Rich Global REIT, ndetse kikaba gifite n'ikopanyi yitwa Rich Daddy icuruza ibitabo byigisha ubukungu hamwe n'imikino ya jeux video icururizwa kuri internet. Muri 2020 uyu mucuruzi mu bucuruzi bwe yongereyemo imikino y'abana bitabihuzamuraho miliyoni 80 z'amadolari y'amanyamerika mu mafaranga yose yari asanzwe akoresha ubucuruzi bwe. Ni nimero ya mbere mu gucuruza ibitabo bivugwa ko cyangwa se bivuga ko ari umwe mu bakire bacuruza ibitabo bivuga ku bukungu cyangwa se kubijyanye n'amafaranga. Benshi mukunda gutera gateba hangaha nkabigisha kubijyanye na Pi Network cyangwa se amafaranga ya internet, uburyo aya mafaranga azayobora isi. Bamwe mumaze kubibona dore ko ni wanyu mu bihugu by'iwanyu byatangiye kuvuga ko iryo faranga rigiye gushyirwa imbere cyane. Mukuru wayo rero niwe Pi Network, babwira ngo mujye mu mining umunsi ku wundi. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe, gerageza ukore subscribe. Mu bakora nk'ibi ngibi bakora ibitabo kuri Amazon, uyu mugabo yaje mu bambere mu mwaka wa 2019. Igitabo cye cyarebwe n'ikinyamakuru The New York Times, cyafashwe nk'igitabo cyahinduye amateka y'ubuzima bw'abantu ku mubumbe. Ntabwo wabyumva. Ni igitabo yise Rich Daddy Poor Daddy. Guhera mu 1997 ni umushoramari wabigize umwuga ukomeye cyane ku gitekerezo yagize cyo gushinga isoko ry'ibitabo kuri internet. Ariko ikindi kimwinjiriza amafaranga nuko ibitekerezo byose biri muri cya gitabo abitangamo amasomo ku bashoramari mu byo yise seminars. Akora yigisha abantu guhanga akazi n'imirimo n'ibitekerezo bishya byo gucunga amafaranga mu buryo bugezweho. Uyu mugabo n'umukire ukomeye cyane ku isi. Yashyize imbaraga ze mu kwigisha abantu uburyo bacunga amafaranga cyangwa se batunga amafaranga n'abo bagezeho bakayacunga cyane. Afite ubuhanga bwinshi. Isi yose yatunguwe no kubona uyu mugabo avuga ngo data yari umwarimu wigisha iby'ubuzima afite impamyabumenyi ihanitse. Nagiye mu burugo ndamubaza nti papa, kuki mu ishuri batatwigisha ibyerekeranye n'amafaranga? Arandeba cyane, amaze kundeba arambwira ngo nuko guverinoma idashaka kubigisha nyine iryo somo. Guverinoma yo yavuze ko tutagomba kwigisha ayo masomo. Nahise ntungurwa cyane. Ndamubaza ati none se ntabwo tuba tugiye ku ishuri kwiga ibijyanye n'amafaranga koko papa? Arambwira ati wapi, ntabwo ari byo. Akazi kawe nk'umunyeshuri nako kwiga, ukiga ugashaka akazi. Akazi kawe nyine ubwo nyine n'ugushaka akazi. Ndamusubiza nti ariko umuntu ashaka akazi kugira ngo abone amafaranga. Arambwira ati oya, ntabwo ariko bimeze, uribeshya cyane, ugomba kubona akazi. Ati none se intego y'akazi ntabwo ari amafaranga? Arambwira ati uri mukuri koko. Ndamubwira ati none niki gituma mu ishuri tutiga amafaranga? Ati reka simbuka akazi urimo kuvuga. We yabaye nkurakara. Aramubwira ati niba ushaka kwiga ibijyanye n'amafaranga uzabaze umubyeyi w'ira shuti yawe, azagusobanurira neza akanuko kandi. Inshuti yanjye yari Mike. Mbaza papa nti kubera iki najya kubaza umubyeyi wa Mike? Ati kubera ko papa wa Mike ni rwemeza mirimo akorera amafaranga. Ndamubaza nti ese papa wowe uri iki? Papa aransubiza ati ngiye ndi umukozi wa leta. Utese. Ndamubaza nti se bitandukaniye hehe? Arambwira ati rwemeza mirimo abasobanukiwe cyitwa amafaranga, ndetse n'utazi by'amafaranga burya ntabwo ashobora kuba rwemeza mirimo, ntibishoboka, impossible. Kandi umukozi wa leta nkanjye cyangwa se undi mukozi wari wese ukorera bandi ntabwo burya abazi by'amafaranga rwose, wapi. Ndamubaza ati kubera kita daddy? Ati kubera ko umukozi kigakorera kimwitaho muri byose, nta kintu abazi kubijyanye n'amafaranga habe na gito, usibye kuyabona bamuhemba bamugendera udufaranga turaho. Ati nari nyiri muto cyane sa n'ucangayikiwe. Icyo gihe yari afite imyaka 9. Nubahirije inama ya data ni ubivuga ati ngiye waba Mike sura daddy we nkomanga ku rugi, ndamubwira nti ndaje nyigisha ibijyanye n'amafaranga. Aho ngaho rero havu igitekerezo cy'igitabo Rich Daddy Poor Daddy, aho yari yagiye kuganiriza ise wa Mike nkibutsa ko yari inshuti ye. Ni igitabo uyu mugabo yanditse agereranya se wari umukozi w'igihe kirekire kandi wize amashuri ahanitse cyane ya PhD, ari umugabo uz'ubwenge ariko akaba yarakennye. Nundi mubyeyi w'inshuti ye utarize, umubyeyi wabyaye umwana witwa Mike wari inshuti yiwe, utarize habe na gatoya ariko akize cyane ku buryo ashobora no guha akazi se wize ukomeye akagaha n'abandi benshi cyane. Ni igitabo na n'ubu ngubu kivugwa n'abantu benshi kandi kikaba kinagurwa n'abantu benshi cyane kuri Amazon mu bitabo bijyanye n'ishoramari no guhanga umurimo. Kikaba n'igitabo cyahinduye ubuzima bw'abantu benshi cyane kuri uyu mubumbe w'isi, ndetse n'ubuzima bwa nyiracyo ubwe nawe urahinduka cyane. Robert ati byasabaga kwihangana,
kubera ko papa w'umukire yarambwiye yuko agiye kunyigisha iby'amafaranga, ariko asaba ikintu kimwe cyane gikomeye, kutiyemeza kumwishyuza na rimwe. Arambwira ati ntabwo nzigera nguhemba, ati ninguhemba uzatekereza yuko uri umukozi. Nubwo buryo yakoresheje, yarasobanurira ati rwiyemeza mirimo rero akorera ubuntu. Icyo gihe nari mfite imyaka 9, mu mutwe wanjye harazengurutse cyane, sinashoboraga kubyumva. Arambwira nti ndagusaba yuko utazigera ukenera ko nguhemba na rimwe cyangwa se nkwishyura n'umunsi n'umwe. Ibyo ngibyo urabyumva? Ndavuga nti nta kundi nyene arabyumva, ndabyemeza. None ndavuga nti nutamemba se, none se amafaranga nzayakura hehe, nzayavana he? Ataha, aho niho rero nakubwiraga. Noneho icyo nicyo rwiyemeza mirimo ahita ajya gushakisha aho azavana amafaranga kandi adahembwa. Yamvanaga mu bintu bimwe keshi akangera mu bindi, akambwira yuko nakwiye guhora mu bintu bimwe byo gukina za game, imikino nk'iyo ngiyo y'ibintu bitandukanye, ibintu biraho byo gukina amabiyari. Njya mbabona mw'abasore mwe, abantu muri aho ngaho mwirwa mwikinishwa ibintu by'imikino iraho ngaho itunguka, ibintu biraho ngaho bidafatika, mutakaza igihe cyanyu. Ati rero nta na rimwe nafataga igihe cyo gukina ibyo bintu, nukuvuga ngo nahoraga mu kazi kiwe mpindaguranya ibintu byinshi. Ajyanwa amasegerenti yo kuri hoteli n'amaresitora, nashoboraga no gukora isuku cyangwa se nkazana za meni z'abantu bashaka kurya. Uko nagendaga nkura, none hatangira kwishyira mu bikorwa byo kumenyekanisha ubucuruzi bwe no kubara amafaranga, ntangira kugira ubumenyi bw'ibanze. Icyo gihe nari ngikorera ubuntu, yanyigishije amafaranga neza, ariko uryo yanyigishijemo bwa mbere kwari ukureka gukora ibintu nari isanzwemo kandi mpora mu bya buri munsi bidafite umumaro. Yambwiye ko guhiga amafaranga ari ugukora ibintu bya wenyine wigengaho kandi ukabikora cyane. Nagombaga gukora ikintu nisangije cyanjye nyine kandi nahuriyeho n'abandi bantu cyangwa se n'undi muntu wari we wese. Umunsi umwe yaranyicaje arambwira ati hari uburyo bwinshi cyane burenga ibihumbi bwo kubonamo amafaranga, ariko ambwira ko bumwe muri ubwo buryo ari gukora ikintu wisangije uri umwe wenyine muri iyo nzira, abandi bagerageza kukizamo ukarusha kugikora uko cyakabaye. Bashaka no kukurusha ukakireka ukakivamo nawe ukishakira ikindi noneho wihariye cy'umwihariko ukongera ugatangira bushyashya batarakimenya. Ubwo nari mfite imyaka 19, uwo mukire yarantwaye anjyana kuri hoteli ye y'igitangaza iri mu birwa bya Hawaii. Arambwira nti kugira ngo ugire inzu nk'iyi ngiyi nziza nuko ubanza ukagira ibintu wakwita yuko biciriritse cyane, abantu benshi banasuzugura yuko batagira. Mbese utuntu tw'amafuti duciriritse nitwo tugenda tuvamo ikintu cy'agaciro nk'iyo hoteli. Ampa urugero rwa hafi, atahangaha naguze ubu ngubu ubona hoteli imeze gutya, twa dupariseri dutoya duteye umwanda dusa nabi twabagamo abakene benshi. Nkagenda ngurira abakene bakeya, nabwo ntafite ubushobozi buhagije, utwo dupariseri nkatwegeranya nkigendera. None ubu ngubu nyuma yo kugurira abantu bose bari bari aho ngaho, reba hoteli igitangaza yavuyemo ihateretse. Ati narayirebye nanjye nditegereza, numva birandenze, ndishima, nibaza ahantu naza bikora nanjye kugira ngo ngere kuri uru rwego. Nibaza ibyo nzakora kugira ngo mbashe kubona hoteli nk'iyi. Amasomo yanjye yarakomeje, nkomeza kugenda niga amasomo ye, cyane cyane by'umwihariko aho ngaho nahakuye isomo rikomeye cyane kuri hoteli, birakomeye cyane. Nuko urugendo rurakomeza, nkomeza kugenda niga umunsi ku wundi, nigishwa n'ibikorwa by'uyu mushoramari cyangwa se by'uyu rwiyemeza mirimo. Abantu benshi ntabwo baba bakene kubera yuko nabo bava mu miryango ikennye cyangwa se ikize niringaniye gutyo. Nta nubwo abantu benshi baba bakire kuko nabo baturutse mu miryango ikize. Oya, ni bimwe mpora nkubwira umunsi ku wundi, kuba waravukiye mu muryango ukennye ntabwo ari kosa ryawe, ariko gusazira mu muryango ukennye ni kosa ryawe. Kuba waravutse ukennye si kosa ryawe, kuba wazapfa ukennye ni amakosa yawe akomeye cyane. Ahubwo ubukene butangirira mu bitekerezo n'imyifatire iranga umuntu buri munsi. Imiryango myinshi nta kintu ikora kugira ngo yigishe abana babo kuba bakire. N'ishuri naryo tumaramo igihe kinini cyane, imyaka myinshi, ntacyo rikora kugira ngo itwigishe kuba bakire. Oya, mu gihe tukiri batoya batwigisha gushaka akazi, gusaba akazi ndetse no gukora akazi twasabye neza. Ni ingingo 3: gushaka akazi, kugasaba ndetse no kugakora neza igihe twakabonye. Nibyo ngibyo ababyeyi, imiryango, inshuti n'ishuri bitwigisha, ariko mu by'ukuri ntabwo batwigisha cyangwa se bitwigisha uburyo waba umukire, uburyo wakwikorera, uburyo watera imbere, uburyo waba uri umuntu urenze ugakoresha abandi. Kubera ko abeshi baba batifuza yuko wanabakoresha, bakatubwira ngo kuki udashaka kuba dogiteri cyangwa se umunyamategeko, ugomba kuba umuntu w'impuguke, umuspecialiste, nibo bahembwa neza. Ariko nta n'umwe twigisha amafaranga, kandi twese twifuza gukira. Amafaranga niyo duhanze amaso, amafaranga niyo atuma tujya muri ibi byose batubwira. Ariko ugasanga ibyo bintu nibyo, ariko ugasanga umuntu ari kukubwira ngo haranira kuba muganga, kuba dogiteri,
haranira kuba umwarimu ukomeye, haranira kuba executive, haranira kuba umuntu urenze, ariko ntibakwigishe guharanira kuba umukire ukomeye cyane. Kandi twese dushaka kuba abantu barenze, dushaka ubukire. Ikintu cy'ibanze abantu babura n'ubumenyi bw'ibanze, ukoresha shoramari. Nta muntu numwe ku ishuri uzakwigisha uburyo watanga umusoro igihe wungutse. Nta n'umuntu uzakwigisha ko wareshye umukira mushyashya cyangwa se warimbisha ibicuruzwa byawe kugira bigurwe n'abantu benshi. Ibyo ni ibintu natangiye kwiga afite imyaka 13. Kuva mu ishuri igihe kitageze, je navuga yuko byari umugisha kuri njyewe kandi umugisha ukomeye cyane. Nasubiye ku ishuri ifite imyaka 19 nabivuyemo nkiri umwana. Ariko narabibonye ko byari umugisha cyane kugira ngo nzakire icyambanye mu ishuri. N'uwanyigishije nawe niko byagenze nawe. Yasubiye ku ishuri igihe cyararenze, ariko yari yaramenyereye gukora amafaranga yabimenye, arangije kwiga, arangije icyo gihe abarimu be baje kuba abakozi be bose, bamwe bamucungira imari n'umutungo. Abarimu bamwigishaga batangiye kumucungira imari n'umutungo we, baba abakozi be, abandi bagira abayobozi b'amabanki na hoteli bye. Mbese abarimu be noneho batangira kumubera abakozi mu bice bigiye bitandukanye. Aho ngaho tutekereza umuntu kwigisha, ntutinde kugutekereza kuza umwarimu, ukuza umuyobozi ukomeye, ahubwo uza umuyobozi ukomeye uzayobora abantu ukoresheje amafaranga. Ntabwo wabyumva. Uburyo abarimu babaye abakozi be ari bo bamwigisha kugira ngo aziteze imbere, nyuma noneho akaza guhindukira akaba ari bo bateza imbere. Ntabwo byumvikana uburyo Mr Peace ari we wakubwiye ngo haranira gutunga Pi Network, akajyanga kumayininga buri munsi, wowe ukabikora buri munsi, nkazahinduka mpindutse umukozi wawe. Ntabwo wabyumva. Abarimu icyo gihe nukuvuga ngo yabigarutse avata abarimu batwigisha amasomo nabo ubwo badashobora gukora. Nta gitangaza yuko umwarimu yaba yigisha isomo ryo kwihangira imirimo, mu by'ukuri ugasanga ari kwigisha iryo somo ari umukene utegereje umushahara w'ukwezi gusa, umushahara watinda gatoya agatangira kurira no kwibaraguzwa. Uwigisha ibyo kwamamaza no kumenyekanisha ibicuruzwa, ugasanga nta kintu na kimwe afite cyangwa se ashobora kwamamaza kiwe, ni umushahara gusa abategereje. Nabajije mwarimu umunsi umwe, ntese kuki wigisha ibyo ngibyo? Arambwira ati mbikora neza kugira ngo mpembwe. Ku muntu ushaka kugira amafaranga no kuba umushoramari, umwarimu mwiza ntabwo ari uhembwa. Umwarimu mwiza ni umushoramari wundi, niwe wakwigisha neza, niwe wakwigisha uko wakorera amafaranga n'uburyo wayacunga ukayabika, niwe wakwigisha neza uko umuntu agira imari. Impamvu nta yindi, nuko abarimu bacu batwigisha ibyo badakora nabo bwabo. Ugasanga ibyo atubwira gukora bo babiri kure. Wibwira abantu ibyo uzi byose bagumishe mu bukene. Kibempu nuko nk'uko imiryango na za leta zibigenza. Keshi imiryango yacu ibihari kugira ngo tuzagume tuba bakene, kubera ko batwigishe gushaka akazi no kugakora neza ndetse no kukabungabunga. Ni kimwe na leta cyangwa se abashoramari bose baduha akazi, nicyo babagamije kuguha akazi keza, bakaguha umushahara wakwita yuko utubutse mu buryo bwiza, cyangwa se n'uburyo bwiza bwo kugumisha mu bukene kandi wanasaziramo. Impinduramatwara y'ingenzi ni uguhindura ubwonko ukavana amaso wari waratumbiriye. Kibempu bareke babeho bakennye, ubaho umushahara mutoya, nibashaka umunini ubongerereho, nibashaka imidari ishimwe nayo uyibahe vuba cyane, uyibahundagazeho. Nibashaka ko bagira abakozi beza ubagirebo, baho ubwishingizi bwo kwivuza, ubatane mu modoka y'akazi, bacungira umutekano ku bipangu byabo, unabishyurira umusanzu wo kubarinda n'uwo gukora isuku mu ngo zabo. Ariko ntuzagira ikindi ubaha kitari umushahara wo kurya ku kwezi gusa. Nibyo nkubwira uburyo ki ushobora kubaho witwa kukize kandi mu by'ukuri ukennye. Twatangiranye mu kiganiro wabyumvishije. Mu bantu 1000 bakiza ku isi nta muntu numwe uhembwa umushahara urimo. Nyamara abo bakire bose bakoresha ibindi bihumbi by'abantu, kandi nabo ntabwo bashaka ko abo bakoresha babo bakira kugira ngo barengeho. Baraguma bakagushyira ahantu hamwe mu gatebo kamwe, bakagupfundikira ugashyuhirwa aho ngaho, ukabura ahantu heza haryohereye, bituma nta kindi gitekerezo ugira usibye gutunganya akazi neza ka boss, ukamara ukwezi utekereza shebuja cyangwa se shobuja wawe, ubundi ugahembwa. Dije humura ndabizi ubwo nk'ubwo umudije wanjye arambwiye ngo niyo mpamvu ntanze ko amvi ruhande, gerageza nawe ugende wikorere. Keshi cyane niyo mpamvu usanga abenshi bufite ubwoba bwo gutinya abasobuja banyu, uvuga ko uramutse umubuze ushobora no gupfa ukabaho nabi. Badatabuja cyangwa se abantu baduhemba tubafata nk'abantu bafatiye runini ubuzima bwacu bwose, ndetse yuko badahari kwebwe imiryango yacu itabaho, badukomokaho bose nabo dufasha bose, byahita bigorana kongera kubaho no kubitaho.
rimwe na rimwe yego niko bimeze, ni nako kuri, ariko nanone wibuke yuko sobuja ibyo aguhemba atabiguhera ubusa kubera ko ntabwo uri imbabare. Wowe wamukoreye wigenzuye neza wasanga ikintu cy'agaciro wikorera ku giti cyawe ari ugukaraba umubiri wose mu gitondo ugiye kujya mu kazi ka sobuja no gusokoza imisatsi byonyine. Ikindi wenda washobora kwikorera ni ukwirebera mu ndorerwamo gusa ukareba niba isura yawe isa neza nta kibazo ufite, ku buryo sobuja wawe atazagucishamo amaso cyangwa se ku buryo uza kuryohera abakiriya be bakureba hanyuma bakamuha amafaranga ntibayaguhe bakayaha sobuja. Ibintu wikorera wowe ubwawe ni bike cyane, ntabwo bishobora kurenza iminota 15 mu gitondo mbere yo kujya ku kazi ka sobuja. Ibindi wikorera ni ibintu bike cyane nanone bingana no kwikorera isuku nimugoroba utashye uvuye mu kazi ka sobuja. Ikindi gihe cyose ni cya sobuja gusa, nawe ubwo ngubwo uri wa sobuja hafi ya wese umunsi wose akaguhemba umushahara. Kenshi ducungana n'amasaha y'akazi kugira ngo boss atakureba nabi wakererewe. Nibyo koko tugomba kubaha akazi k'abandi, ariko ntabwo akazi katwubaha koko nikatwubaha, kubera yuko ibyo dutanga mu kazi bihabanye cyane nibyo tuvanamo. Niyo mpamvu akazi katatwubaha. Ni ibintu uzasanga ibihumbi by'abantu bahuriyeho hari benshi. Mbese ujya wibaza ngo ubu buzima nzabumaramo imyaka ingahe? Uzabumaramo igihe kingana gute cyo guhora utinya boss wawe nyokobuja yuko bakuvanaho umushahara w'ukwezi? N'ubuzima se wumva ko wazaraga abana bawe ukababwira ati bana banjye nakoze neza none nanjye aka kazi ndakabahaye ndakabaraze nimugende databuja azajya bahemba? Ahangaha niho hari ibanga rya Kidempong. Abakire bararizi cyane. Niyo mpamvu iyo sobuja avumbuye cyane yuko ushaka kuva mu kazi kandi wari umukozi mwiza ukagenda atabishaka akongera umushahara ku kanya akanakugira best in employee of the year. Ira ni imigozi ikomeye cyane aba yongeye kukuzirikisha kugira ngo umuhe imbaraga n'ubwenge byawe nawe abibyaza umusaruro, abibyaza amafaranga. Noneho ya mafaranga make yasaguye mu ntoki aba yaguhemba mu mushahara. Tuvuge niba umwinjije miliyoni akaguhemba ibihumbi 100 byonyine. Ubereho gukiza boss, ntabwo boss abereho kugukiza. Benshi sinzi impamvu mukunda kwibaza ko boss wanyu abereho kugira ngo mutere imbere muzakire mwiteze imbere. Ya wicara mu kazi ka sobuja wumve kubereho kumukiza atabereho kugukiza. Kenshi cyane uzagenda nawe ubibona umunsi ku wundi umushahara ujya kuza wa wundi warashize ugahora muri ubwo bukorone umunsi ku wundi. Impamvu uhora nawe ugira ubushobozi bwo kubutakora ku nyungu ya sobuja, icyo ukoraho gusa ni umushahara wonyine. Boss yungutse miliyoni waguhembye ibihumbi 100. Nibishoboka ko waba uri gukora ku nyungu za sobuja, ahubwo wowe abari kuguhembera ko wamuhejeje inyungu nyinshi cyane. Nigeze kukubwira yuko abantu bize cyane ari bamwe mu bantu usanga bahora ari abakene, bakitabazwa cyane n'abakire. Tuvuga ko batize cyane ari injiji, ariko bo bagasigara ari abakene kandi barize. Impamvu ibitera nta yindi ni ubwoba, igihunga uhorana umunsi ku wundi kuba utahomba cyangwa se utekereza ko wahombya umushahara wa boss, none nawe ukaba wahomba umushahara wawe. Uhombye inyungu za boss bikagutera kuba nawe wahomba umushahara wawe. Ubwo bwo buhoramo rero bukagutera igihombo cya buri munsi. Igihe cyose waba utandukanye na sobuja n'ugatekereza ko ushobora kuba wanapfa. Ikindi gituma baba bakene ni ukunanirwa kwiyemeza. Iyo uvuze ngo ikintu runaka sishobora kukigeraho biba birangiye. Ubwonko bwawe witaba ubyisetinga mu nta musemburo numwe bukora ugushyira ku gitutu kugira ngo urebe ukuntu wagera kuri cya kintu. Niyo baguha ikintu gikomeye cyane nk'impano mu bintu utigeze wiyemeza, mu kanya gatoya cyane waba wagitakaje. Bimwe nkubwira ngo hari ukuntu umuntu atoragura amafaranga cyangwa se ibintu byose ubonye utavunitse inshuro nyinshi bigupfira ubusa, ukaba utarigeze ubitekeza mu bitekerezo bya ko watunga ikintu kitangaza. Icyo kintu ukibonye gitakara vuba. Ikintu kitigeze kiba mu bitekerezo byawe na rimwe, icyo wavuze yuko uzaba cyo ugomba kuba cyo byanze bikunze. Papa wanjye wari ufite impamyabumenyi y'ikirenga yajyaga avuga ngo turiya dufaranga tw'urusenda sinadukorera. Wa mubyeyi w'umukire twaganiriye wanyigishije yarambwiye ngo niyo mpamvu papa wawe ari umukene cyane. Abantu bakennye nibo basuzugura ingano runaka y'amafaranga kubera yuko mu mushahara biyemeje bavuga yuko ari bo batagomba kujya munsi, nyamara nibazi ko hari n'uwo batagomba kujya hejuru uko byagenda kose. Umuntu uzakena usanga avuga ngo sinshobora gukora biriya ngo nta mwanya wabyo nabona, ariko mu by'ukuri atari kutabibasha, ahubwo ameze cyangwa se imeze nko kubihunga. Ikintu cyose wakigeraho, igikomeye ni ukwiyemeza. Iyo warangije kwiyemeza ngo iki kintu nakigeraho ndagishaka, none waba hasigaye umukoro umwe gusa wo kwibaza ngo ese ni gute nabigeraho, ni gute natunga ikintu cy'igiciro nka kiriya, ni gute naba umuntu ukomeye nk'uriya. Rero niwumva tukubwira Pi Network umunsi ku wundi tukakubwira cryptocurrency ukagira ubunebwe ukumva ntiwabigeraho, igikenewe ni kimwe cyonyine kubitekereza ukabishyira mu bwonko bwawe ukavuga ati ngenda shaka Pi Network. Ikiba gisigaye ni ukugura telefone, wamara kubona telefone ukicara ukamayininga, ukadownloadinga ukamayininga, utegereze cy'agaciro uzashiduka ukigezemo. Icyo ukeneye ni ukubimenya gusa, kubimenya nako warabimenye, ahubwo igikenewe ni ukubyiyemeza ukabikora umunsi ku wundi. Bitabaye ibyo uzahora nawe uri inkorone ukoronezwa.
ikibazo nk'icyo noneho nicyo gitangira gufungura ubwonko, ugatangira cyangwa se ubwonko bugatangira gushakisha inzira zose zishoboka zatuma wa muntu agera ku kintu gikomeye yiyemeje. Mu masomo atangwa n'ikigo The Motivation Hub, abantu benshi bagiye bibaza ibibazo bikurikira ngo ese kuki abantu bafite ubunararibonye bw'imyaka 40 mu kazi aribo bahindukira bagasaza baburana amafaranga y'imperekeza zabo mu zabukuru mu gihe bashaje? Impamvu nta yindi, nuko amafaranga umukoresha yaguhembaga burya yabaga yakugeneye uburyo bwo kubaho mu gihe cy'ukwezi, uburyo n'ubundi umushahara urangirana n'iminsi 30 y'ukwezi, hanyuma ukongera ugatangira bushyashya. Umukoresha wawe yabaga bizi neza yuko amafaranga aguhaye adashobora kurenza iminsi 30 ukiyafite, kubera ko uramutse uyarengeje cyangwa se urengeje iyo minsi 30 abatekereza ko ushobora kubutakaruka mu kazi ke. Ariko iminsi 30 yishize wayariye wayamaze, wongera kugira ifemba n'inzara y'aya mafaranga y'ukundi kwezi ku minsi 30 ukagarukana none ugatangira bundi bushyashya. Ni ikibazo gikomeye cyane nawe wakwibaza. Atese ushobora kuba nawe wibaza impamvu abantu batangiye kwikorera, usanga bavuga bati ngewe sinajya gusaba akazi onongere gukorera umuntu runaka. Impamvu nayo iroroshye kuyumva, nuko ngabizi neza yuko nawe ahemba abakozi biwe ubusigarizwa bw'amafaranga y'inyungu yabonye. Bimwe nakubwiraga, nawe yicara bizi neza ko ahemba ubusigarizwa bw'amafaranga yungutse bamuhesheje akaba ari yabahembamo. Niyo mpamvu usanga nabavuga ngo sinasubira gukora akazi ku kwezi. Abo bakozi bahembwa utwo dusigarizwa twa buri munsi cyangwa se tw'ukwezi, ababizi neza yuko aribo batumye inyungu yiwe yose iboneka akora mu two dusigarizwa akabahaho. Umushahara uhembwa n'umushoramari cyangwa se sobuja ni muto cyane ugereranije n'ubwenge n'igihe wamuhaye, umwanya umuha n'umuhati ubikorana. Bitabaye ibi ngibi sobuja ahita kwirukana vuba cyane mu gitondo bwacyo ugenda. Icyo yakurushije ni kimwe gusa, wowe yakurushije kumenya yuko ubwenge bw'abandi iyo buteraniye hamwe bubyara amafaranga menshi cyane. Noneho mwebwe cyangwa se wowe ugafata cyangwa se wagafata ku mafaranga makeya y'inyungu agahemba ba bantu birirwa bamwirukanka inyuma bamuha ubwenge bwabo n'imbaraga. Nicyo ngicyo sobuja kurusha gusa nta kindi. Nahanga rwemeza mirimo bundi atandukaniye n'umukozi usanzwe, entrepreneur and employee. Umukozi usanzwe ngo yizera imbaraga ze cyane n'umurava bye ndetse n'ubwenge, akumva ko ari byo bishobora kumutunga. Ubundi niko byakagombye kuba bimeze. Ariko rwiyemeza mirimo we agira ikindi cy'ingenzi, we yizera ubwenge bw'abandi n'imbaraga z'abandi, akamenya uburyo bibyaza umusaruro, none agahemba bamwe babimuzaniye. Kibempo baheze mu bukene. Mu gitabo Rich Daddy Poor Daddy, interuro yamamaye cyane. Hari amasomo kwe muri iki kiganiro, kwandikira muri commentaire umanukemo utubwira ikindi twazaganiraho cyangwa se ibindi twazagukoreraho. Unatubwira ikindi kintu cyose wifuza yuko twazaganiraho. Ibitekerezo byanyu birakenewe. Imana nibaho umugisha kandi mbahaye ikaze kuri Mr Peace Rwanda. Nge nitwa Mr Peace. Imana nibaho umugisha. Izi ni zimwe mu modoka dufite aka kanya ziri kugurishwa. Ubu tuvugana aka kanya zo nagenzi zazo mutabona hano zikaba ziri ku isoko. Nawe se waba wifuza ko tukugurisha imodoka? Waba ufite se imodoka ushaka ko tukugurishiriza? Nyarutsa yizaye tuyigushyirire ku isoko. Si ngombwa ko bikwicira akazi, twe turahakubereye. Izi nazo ni inzu nziza kandi zose ziri ku isoko. Niba ushaka ko tukugurishiriza inzu tugane, cyangwa se waba ushaka ko tugushyirira inzu ku isoko, nyaruka tubigufashemo. Ibi nabyo ni ibibanza byiza dufite biri ku isoko. Waba se ufite bene ibyo bibanza ushaka gucuruza cyangwa kugurisha, duhamagare tubigucururize. Dufite amasamba atandukanye, amahegitari n'amahegitari, imirimo yo guhinga n'amafamu yo kororeramo. None se waba ufite imodoka ikodeshwa, ufite gahunda yihutirwa none wabuze ugukodesha imodoka, duhamagare tubigufashemo. Uzi n'ikindi, dufite ibikoresho byo mu ngo bitandukanye. Niba ufite ibyo ucuruza cyangwa ushaka kugurisha, wibura umukiriya kandi duhari gatanu ku kandi, kuva mu gitondo saa 6 na nimugoroba. Twe turacuruza kandi turamamaza.